Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Shyira ejuru, uhamagare ubutizigama, urangurure ijwi nk'iry'akarumbeti, umenyeshe umuryango wawe ibicumuro byawo, n'inzu ya Yakobo amakosa yayo. Ni jye bashakashaka uko bukeye, bifuza kumenya inzira zanjye. Bameze nk'abantu bakurikiza ubutabera, ntibirengagize ubutungane bw'Imana yabo. Baransaba kubacira imanza zitabera, bishimira kubana n'Imana. Baravuga bati, bitumariye iki gusiba niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya? Ariko ku munsi wo gusiba ntibibabuza kwigira mu byanyu no kugirira nabi abakozi banyu. Koko rero, ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Nimusibe uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo, cyangwa se kurambarara ku bigunira no mu ivu? Ibyo se ni byo wita igisibo, umunsi ushimisha Uhoraho? Igisibo kinshimisha ni iki ngiki: kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarase nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzagenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Bityo uzatakambe maze Uhoraho agusubize, nuhamagara avuga ati, ndi hano. Iryo ni ijambo ry'Imana.